ba Kigali Monitor nk'ibisanzwe ndacyari Ismail Papi Muhinda aho turi muri ka free zone hamwe kubera expo iracyari Kigali Monitor TV nk'ibisanzwe ndetse na website yacu nka www akadomo Kigali Monitor akadomo.com kuri ngo rero twageze mu indi stand turimo kuganira benshi batandukanye twageze mu buhinzi buhavanze na technology ese bimeze buti ndashaka kuza kuganiriza uyu mugabo turi kwahanga. Murakoze cyane nitwa Musafiri Ile-de-France nkaba ndi CEO nkaba na founder wa Higaneza Limited. Higaneza ni company ikora ibijyanye no ku developer cyo nakwita za programme za mudasobwa zitandukanye. Ubu tukaba twara developye programme ihuriza hamwe amakuru ajyanye n'ubutaka twifashishije technology cyo nakwita sensors ni utwuma akamuri kubona gasa n'ubururu ariko gafite utundi dushamikiyeho tubasha kugaragaza ubushyuhe buri mu butaka, akandi kakagaragaza igipimo cy'amazi ari mu butaka, ndetse hakarimo n'utundi tureba ikirere, ubushyuhe buri mu kirere bungana gute, hakandi n'utundi dushamikiyeho tureba menya imyunyungugu cyangwa se acide iri mu butaka. Bityo ayo makuru yose utu twuma tukahita tuyohereza kuri cyo nakwita data center cyangwa database aho aya makuru muri kubona ari guturuka. Aya makuru ari guturuka ahantu twastorinze izo twita big data ziri stored cyase ana makuru abitsa ahantu hizewe hafite umutekano ku buryo nawe wabasha kuhamena ngo abe yagira ikintu yangiza. Aya makuru rero afasha mu biki? Afasha mu bijyanye no kumenya ese umuhinzi yagize umusaruro mwiza byagenze gute kuva yatera imbuto kugeza yejeje. Nuko ngo twe tubasha dufite ubushobozi bwo kuduha amakuru nyuma y'iminota 15 kakaduha aya makuru tumenya amazi ari mari kuri iki kigero, imyunyungu iri kuri iki kigero kuva igihe atereye umuhinzi kugeza asaruye. Noneho yasarura twareba tukasanga umusaruro yagize urakwiye cyangwa se nukwiye. Iyo dusanze udakwiye tubasha kumugira inama twifashishije amakuru twa correctings. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane mu buhinzi twabuvanze na technology no twaturi tukuganira nomwe mu bakora iyo business. Gusa namaze kubona indi paka itanu hirya cyangwa se akandi gashushanya hirya gato handitse ngo Higaneza niyo company ndakeka mukoreramo. Ase nabona ko handitse za women employment na mentorship program project execution. So batubwira kuri ibi ngibyo byo bikora gute cyangwa se muhe buryo? Murakoze cyane. Iyi niyo project twahereyeho ndetse navuga ko yagize impact mu rubyiruko ko yari ifite umwihariko no guha agaciro aya ma projet abana barangije kaminuza bakoraho research. Ayo ma projet usanga iyo barangije bafata ibitabo banditse research project bagahita bazishyira mu kabati. Ndibuka nayo ndangiza projet yanjye nafashe igitabo nyisiga mu bubiko bw'ibitabo aho nigaga muri kaminuza. Icyo gihe rero iyo umunyesha afashe igitabo cy'akakibika akagenda akajya gushaka akazi kandi mu by'ukuri projet yakoze ishobora guhindura ubuzima bwa benshi, ni ikibazo gikomeye. So twagize igitekerezo ni gute twahuza aba bana barangije kaminuza tukabahuza n'ibigo by'imari cyangwa se abo twakwita abashoramari ku giti cyabo. Abo bashoramari baba bakeneye kumenya ese mu rubyiruko harimo imishinga imeze gute. Nuko rero twe twubatse icyo nakwita urubuga ruhuza abo banyeshuri barangije kaminuza n'abo ba investors. Nkuko nabisobanuye, investors ni ibigo by'imari, amabanki, ni ama-organisation. Icyo gihe iyo twakiriye iyo request cyangwa se ubwo busabe bw'umunyeshuri tureba umushinga we tukawukorera inyigo, tukareba muri paragraph cyangwa se mu gika yanditse niba uwo mushinga ufite ireme. Twarangiza tukafata uwo mushinga tukawushyira kuri page aho abo nakwita abo bashoramari investors bagera, abo twahaye uburenganzira bwo kuzireba, noneho bakaviewinga bakareba bakumva bakunze umushinga wawe. Iyo akoze ati I like
cyangwa se I need to meet this the owner of this project, uwo mwanya duhita tubahuza na nyirawo mugatangira mukagirana imikoranire. Muri urwo rwego rero twibanze kuri women bitewe nuko ikigeranyo cya 2016 cyatanzwe n'urwego rushinzwe imibare Statistics of Rwanda cyagaragaza ko 62% bya unemployment ari igitsina gore. Icyo gihe twese dufata ingamba ngo reka duhere ku gitsina gore tuba promoting twakira imishinga yabo, ariko bisa nkaho ubu tutangiye kugenda tunareba no kuba ku gitsina gabo bose hamwe kugira ngo babashe kuba babona amahirwe ndetse n'ibyo bigo by'imari bashe kubona imishinga iri mu rubyiruko binyuze kuri poto yacu. Murakoze cyane. Yes, murakoze. Birumvikana rero twe turahanga, birumvikana muri bita higa neza company group, birumvikana ni no guhiga cyangwa se higa neza. By'umwihariko rero nabashimira, birumvikana Kigali Monitor nk'ibisanzwe, nizere ko mwamenye byinshi bitandukanye. Ushaka kuba wa muhinzi wowe ufite ubuhinzi, ushaka kuba wakongera ubuhinzi bwawe cyangwa se akati ubuhinzi bwawe cyangwa se umusaruro mu buhinzi bwawe, ntandi nakurangibitse kuba waza muri higa neza umusaruro ukazamuka, ndetse na munyeshuri ushaka kuba wanoza projet neza cyangwa se ibikorwa bitandukanye, kwahura na investors batandukanye, gana higa neza ubundi ugenda umenyekana cyangwa ukore byinshi bitandukanye. Kambashimire na Risma Muhinda ndetse n'utuntu rwacu twamushimira. Murakoze cyane. Dukorera hano imbere ya RDB mu nyubako ya Popcorn, niho dufite ibiro muri etage ya mbere, ubwo abatukenera badusanga, ndetse indi adresse dukorera kuri Telecom House muri Kelab, ubwo naho mwahatubona. Murakoze cyane. Murakoze cyane.